turabasuhuje bakunzi ba Zaza Yesu TV aho muherereye hose mu turere tune tw'igihugu cyacu, twongereho n'intara ya diaspora. Amahoro y'Imana abane namwe. Intara zose z'umujyi wa Kigali rwose Imana ibaha umugisha, mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, mwebwe muba mutegereje ko ibiganiro byacu tubisohora. Nukuri ndabayambiriye nk'uko sanzwe muri yandamukanyo y'abana b'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe. Abakunzi ba Zaza Yesu TV turabakunda, tubazirikana uko bwije nuko bukeye. Niyo mpamvu umunsi ku munsi mutubona kuri kamera tubongera kubaganiriza, kuko iyo turi kuganira namwe ntimugire ngo nubwo tuba turi kuri kamera tuba twabazirikanye, tukabakumbura, twifuza kuza kubabwira ikiri ku mitima yacu. Rero tugarutse mu gice cy'ijambo ry'Imana, nk'uko turi kugenda ducishamo ijambo ry'Imana, ibiganiro by'isanamitima, ibiganiro bibohora, ubuhamya. Rwose ibyo ngibyo kuri Zaza Yesu TV umunsi wose uzahafungura uzasanga ikintu kizakubaka, ikiganiro kizakubaka, kikakugirira umumaro ndetse kikagira umumaro n'abawe bose. Rero abari hanze y'u Rwanda munkunda, mukurikira abakozi b'Imana batambuka aha ngaha umunsi ku munsi, rwose ndabasuhuje. Waba urwaye, waba uri muzima, uko uri kose nakubwiye ngo Yesu akwitayeho, Yesu aragukunda. Nongeye kuza kukubwira ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo ujya uyoba. Umugambi w'Imana ntabwo ujya uyoba. Twebwe dushobora gupanga nk'abantu, ariko Imana yo ipanga nk'Imana. Twategura gahunda zacu nk'abantu, ariko Imana yo yiteguye gahunda, yitegura nk'Imana, ikayisohoza nk'Imana. Ntabwo Imana yo ijya yirengagiza icyo yavuze ku muntu, kandi ni ukuri icyo yagusezeranyije no kugisohoza izagisohoza. Mbere yo kugira ngo rero dusome ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe tubizi, tubanza gusenga Imana, dusengera abagiye kuryumva. Data mwiza ukiranuka muri byose, mugenga w'isi n'ijuru, turagushimye kubw'uko wemeye ko uyu munsi wa none tugaruka kuri kamera, tuje kuvuga ijambo ryawe, tuje gutambutsa ubutumwa bwiza tugiye kuganiraho. Unyemerere umuntu wese uzabwumva, Mwami Yesu Kristo, uzabashe kumuhindura, uzabashe kumugeza kure, uzabashe kumwagura. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, unyemere kubw'uyu munsi iri jambo ry'Imana aho rizagere ku mpera y'isi, rizabashe gukora umurimo, icyo waritumye rizagikore mu izina ryera rya Yesu. Nyemera Databuja mwiza, Mwuka wera w'Imana arushaho gusobanurira umuntu ugiye kumvira ijambo mu izina ryera rya Yesu. Amena. Tugiye kuganira ijambo turi busange mu gitabo giti cya Mose, igitabo cyo Kuva. Igitabo cyo Kuva rero turahera ku gice cya mbere. Igice cya mbere nakubwiye ngo umugambi w'Imana ntabwo ujya uyoba ku buzima bw'umuntu. Umugambi w'abantu ushobora kuburizwamo, ariko umugambi w'Imana ntabwo ujya uburizwamo, nta nubwo ujya uyoba. Imana ishimwe cyane. Ahangaha twese tuzi inkuru z'Abisiraheli bari muri Egiputa, ubuzima babayemo. Bari kumwe n'umwami wabakoreshaga uburetwa ariwe Farawo. Yarabababaje cyane, ariko icyo Imana yari yabavuzeho nyamara cyarasohoye. Imana ishimwe cyane. Tuba mu gihe abantu batwifuriza ibibi, abantu bakatugirira nabi, abantu bakatugambanira, abantu bakumva ko udagomba kubaho, agakora ibishoboka byose, akakora ibintu yumva ko wakanapfuye utabaho. Ariko icyo Imana yakuvuzeho, umugambi Imana yakuvuzeho ikawusohoza. Ubaho nabi, ukabaho mu buzima bukugoye, ukabaho ubabaye, ariko icyo Imana iba yarakuvuzeho irakirinda kugeza igihe gisohoreye. Ubwo rero nibwo buryo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku gice cya 15
ku murongo ku gice cya mbere umurongo wa 15 umutwaho w'amagambo uravuga ngo ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. Hariho ababyaza b'abaheburayo kazi, umwe yitwa Shifura undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati nimubyaza abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nabo umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza arababaza ati niki cyatumye mukorera mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati nuko abaheburayo kazi batamera nk'abanyegiputakazi, kuko ari abanyambaraga bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. Kandi kuko abo babyaza bubashye Imana ibaha urubyaro baba imiryango, Farawo ategeka abantu be bose ati umuhungu uzajya uvuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ku bantu babiri bubashye Imana. Imana ishimwe cyane. Aba babyeyi babiri Puwa na Shifura, Bibiri tubwira yuko bari ababyaza, ariko kubera ko Farawo ntabwo yigeze yemera ko abaheburayo kazi cyangwa se abaheburayo babasha kubyara abana b'abahungu. Bageze muri Egiputa, Bibiri tubwira ko bagezeyo baragwira. Imana ishimwe. Barabyara, abahungu bari abanyembaraga, abakobwa bari abanyembaraga. Farawo arabitegereza aravuga ati reka, kubera umutima mubi yari afite n'ubugome bukabije yari afite, ahitamo kubakoresha imirimo y'uburetwa. Aravuga ati abantu bakoreshwa imirimo y'uburetwa bazapfa, abantu bakoresha imirimo y'uburetwa nta kintu bazimarira, nta kintu bazageraho, yewe bamwe bazapfa, abagabo bazapfa, abagore ntibazongera kubyara. Murabizi ko barababumbishaga amatafari, umunsi ukabiriraho, bagore bakirwa bavoma, bagakora imirimo ikomeye y'uburetwa. Ariko kubera ko hari umugambi Imana yari bafiteho, Imana yakomeje kubana namo muri ubwo buzima bukakaye, muri ubwo buzima bugoye babubamo, ariko ntibyababuza no kubyara. Imana ishimwe. Nuko abaheburayo kazi baratwita bakabyara. Farawo yajya kubona akabona buri munsi abagore b'abaheburayo babyaye, bakumva ngo babyaye abahungu, akumva ngo bagwiriye. Harangije agira umujinya aravuga ati ntibishoboka, kubera iki aba bahungu bamaze kuba benshi? Yumvaga yuko muri Egiputa hagiye kubaho Abisiraheli bagiye kuhahindura. Yumvaga yuko Abisiraheli bagiye kuba benshi, ubwoko bw'Abisiraheli bugiye gukomera, kubera ko yabonaga ko byanze bikunze uko abagore bari kurushaho kubyara abahungu, akavuga ati aba bahungu uko bari kuvuka ejo bazankura ku ngoma, ejo bazaba abami, ejo bazarwanya ubwami bwanjye. Aravuga ati reka nze nkwereke icyo gukora. Yigira inama mu mutima, aravuga ati reka aba bahungu tubashe kubica. Imana ishimwe. Nuko ngo abwira aba babyaza, arababwira tumva rero, haleluya, nimujya mubona abaheburayo kazi bageze ku ntebe babyariraho, nibajya bajya kubyara mukabona bagiye kubyara umuhungu, mujye mumuhoterera mu nda ataravuka, ariko ngo niyabyara umukobwa ngo mumureke abeho. Nakubwiye ngo umugambi w'Imana ntabwo ujya uyoba, kandi icyo uzaba cyo Imana irakirindira, irakirinda. Ntabwo Imana yakubwira ngo uzakomera, nirangiza gukomera kwawe iguvuguruze, ntabwo bishoboka. Isezerano rijya rigeragezwa, isezerano ricahakomeye. Aba bagore barageragejwe, aba bagore bageragerezwa muri iki gihugu cya Egiputa,
aba bagore bageragezwa na Farawo, ariko Imana yari yarateguye abandi bubaha Imana bo muri Egiputa. Imana ishimwe cyane. Aba Po na Shifuwa bubahaga Uwiteka, bari ababyaza bo muri Egiputa, ariko bakagira kubaha Imana, bakagira gusenga no guca bugufi, bakagira kubana n'Imana neza. Barangije baravuga bati none se aba bantu ko ari abisezerano, abantu nubwo bari muri iki gihugu, bari mu gihugu cy'amasezerano, abantu nta mpamvu yo kubahotora. Baravuga bati biragatsindwa, twaba dukoze icyaha kitababarirwa. Kwica bari babizi neza ko ari icyaha, bakavuga bati none se nitwubahiriza uyu mwami Farawo, tukubahiriza amabwiriza ya Farawo, tukubahiriza amategeko ya Farawo, Imana yo mu ijuru dukorera ko itureba, hanyuma se kuri wa munsi w'urubanza tuzireguza iki, tuzisobanuza iki? Bubaha Imana, baca bugufi mu mutima, baravuga bati uko biri kose aba bantu niba ari Imana yabazanye muri Egiputa, niba ari Imana yemeye ko batwita abahungu, reka Imana yabo ibashe gusoza icyo yavuze ku buzima bwabo. Aba babyaza rero barareka, aba babyeyi barabyara, ababyeyi bakabyara, ababyara abakobwa bakababyara bakabaho, ababyara abahungu bakabyara bakabaho. Nuko Farawo agiye kubyumva arababara cyane, ararakara, arabatonganya, arababwira ati ko nababwiye ngo nibajya bagera ku ntebe bagiye kubyariraho mukabona bagiye kubyara abahungu mujye mubahotora, nibabyara abakobwa bareke babeho, ni ukubera iki mwemeye ko aba bana b'abahungu bavuka? Ntago yari kubica bageze imusozi, we yari yakoresheje itegeko, kandi murabizi neza ko bajya bavuga ngo umwami ntihica hica rubanda. Ntago Farawo wari wagomba kugenda ngo abahotore, bagombaga kwicwa na bariya babyaza. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu Yesu yateguye ku buzima bwawe uzabasha gutuma urokoka. Hari umuntu Imana yateguye uzagukura mu kigeragezo urimo. Hari umuntu Imana ikoherejeho mu buzima bwawe bwa buri munsi, nk'uko Imana yohereje aba babyaza. Zari gushoboka ko bahotora abana na ba nyina bakabigenderamo bagapfa. Imana ishimwe cyane. Ariko kubera ko aba bagore bubahaga Uwiteka, bararetse aba babyaza, babyaza aba bana baravuka. Bana bamaze kuvuka, Farawo amaze kubabara, amaze kubicaza, barabakoresha inama, arababwira ati niki cyabibateye, umva ikintu gikomeye. Po na Shifuwa bari abanyamasengesho, bari abakozi b'Imana bubahaga Imana. Baramubwiye batumva mwami, aba bagore ni abanyembaraga, aba bagore babyara umubyaza atarabageraho, niyo mpamvu tujya kubegera, twagira ngo tugiye kubabyaza tugasanga bamaze kwibyaza, tugasanga abana b'abahungu bamaze kuvuka n'ab'abakobwa bavutse. None se mwami ni igiki twakora? Abana bavutse. Harabwira ati aba bagore b'Abaheburayo kaze bafite imbaraga nyinshi. Alleluya. Aba bagore batandukanye n'abagore bo muri Egiputa. Aba bagore imirimo y'uburetwa barayikora, bajya no kubise bakabyara vuba. Imana ishimwe, kubera yuko byari mu by'Imana yari yarababwiye. Dukomeje twumvise uburyo ki Mose yavutse, ni mu gice gikurikiyeho. Mose nawe yavutse muri ubwo buryo, nuko nyina umubyaye abonye abyaye umuhungu mwiza, abona arusha uburanga abandi bose, arangije ngo aramuhisha. Imana ishimwe cyane. Arambiye guhora amuhisha, ngo nuko aragenda mubohera akato. Izo ni ijambo twese tuzi. Arangije ngo aragenda agatereka hafi y'inkombe. Imana ishimwe cyane. Arangije aritegereza, aravuga ati se koko ubu mwana wanjye mwiyicire? Ntago byari gushoboka, nta mubyeyi ujya wihekura, ntago yari kwikora mu nda. Ariko arangije aravuga ati byanga bikunde, reka nze aka kato mboheye umwana muterekemo, wenda nagera muri ariya mazi akareremba ntazabura umugira neza, wenda akato kazagenda hejuru ntiyabura umugira neza umurohora, ariko uyu mwana akazabaho ntapfe, atazize bariya babyaza, atazize nanjye. Isezerano ry'Imana ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uri kugerageza, ariko uri kugeragezwa
uzaba umuntu ukomeye. Uri kugeragezwa n'icyo uzaba cyo, uri kugeragezwa n'ubuzima bukomeye uzabamo. Imana ishimwe cyane. Nuko nyina wa Mose arangije aragenda yicara hitaruye. Aleluya. Nuko amazi amaze kuba menshi, ka kato kamaze kugera mu mazi, Imana iteza icyokere mu gihugu cya Egiputa. Muri Egiputa haba ubushyuhe, muri Egiputa hava izuba rikomeye. Nuko umukobwa wa Farawo yiyumvamo kujya koga, yiyumvamo kujya kwimara icyokere, aragenda ajya koga mu mazi. Ageze muri rwa ruzi, Imana ishimwe cyane. Umugambi w'Imana ntabwo ujya uyoba. Icyo Imana yakuvuzeho nubwo gica mu bikomeye, ariko Imana irakirinda. Nuko ageze muri ya mazi, agiye gutangira kwinagamo ngo atangire koga, abona akato karimo karareremba. Agiye gufata ka kato, arungurukemo asanga harimo umwana w'uburanga, umwana mwiza cyane, umwana utandukanye n'abandi. Umukobwa ahita akajabura. Haleluya, haleluya. Arangije amurebye, amugirira impuhwe, aravuga ati uko biri kose uyu mwana n'umwana w'Abaheburayo, n'umwana w'Abaheburayokazi baje kujugunya. Arangije amujyana mu rugo. Mu kumujyana mu rugo byabaye ngombwa ko amushakira umukozi wo kumurera. Imana ishimwe cyane. Umukozi wo kumurera yaje gushakisha umuntu warera umwana we. Umwana atoraguye, abaguye kuri mama w'umwana, ari gushaka akazi. Imana ishimwe cyane. Icyo Imana yakuvuzeho ndagira ngo nkubwire ngo nubwo gitinze ariko kizasohora. Nyina w'umwana niwe yagiye kwirerera umwana we. Urumva igihe cyarageraga akibeta akamuha ibere, yamara kumuha ibere akamuha no ku mata. Mose arakura, Mose aba muntu w'umugabo. Imana imurindira kwa Farawo. Farawo bashakaga kumwica, Farawo bashakaga kugira ngo bamuhotore, ariko Imana imurindirayo. Kimwe n'abandi bana b'Abaheburayokazi, babandi bose bavutse Farawo yagambiriye ko bagomba gupfa, ariko Imana itanga itegeko, haleluya, yuko Abaheburayokazi bazajya babyara kandi bakabyara neza. Nta cyuma cyabagezeho, babyaraga ngo bakigera ku ntebe ndetse batarakigeraho bagahita bafatwa n'ibise, uwo mwanya bakabyara. Imana ishimwe cyane. No mu muco wa Kinyarwanda nkuko twese tuzi neza yuko uyu mubyeyi yafashwe n'ibise, Abanyarwanda bazi neza ko ari bubyare neza, bamubwira gukora siporo. Ziriya siporo bariya Abaheburayokazi bakoraga zo kwirwa babumba amatafari, zo kwirwa bavoma amazi, zo kwirwa bakoresha uburetwa, yari siporo yo kugira ngo bazabyare neza batabashyizeho icyuma. Yari siporo yo kugira ngo haleluya, haleluya, bazabyara babyaza batagombye kubageraho. Imana rero nta kintu ikorera guhomba. Farawo yarazi ko ari kubagirira nabi, ariko nubwo babagaho nabi mu kubyara kwabo ntago baruhaga. Imana yacu ishimwe cyane. Nuko rero bisanze bamaze kugwira, baba benshi, Farawo biramucanga, Imana irabarinda, irabarokora. Tugaruke rero, hari icyo Imana yakuvuzeho, hari umugambi Imana igufiteho, hari amasezerano Imana yaguhaye. Imana yakubwiye ko uzaca mu muriro utazagutwika, ikubwira ko uzaca mu mazi atazagutembana, ikubwira ko uzahura n'ibikomeye biteye ubwoba ariko izakurokora. Uzaca mu ntambara ziteye ubwoba ariko Uwiteka azakurokora. Izo ntambara zazigukiza. Ntabwo izemera kupfa, ntabwo izemera kuhera mu bibazo, ntabwo izemera kuheranwa nabyo. Imana ishimwe cyane. Nubwo waca mu bikomeye, nubwo wahura n'ibiteye ubwoba byinshi, nubwo intambara zakwisukiranya, uzabaho mu buzima bugoye ariko ubeho. Uzabaho nabi, uzakoreshwa uburetwa, uzanga utuku utotezwa ubabazwe, ariko icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Gambi w'Imana ntabwo ujya uyoba inzira. Icyo Imana yakuvuzeho ushobora kwibaza ngo mbese kuki Imana yemeye ko mvuka gutya, kuki Imana yemeye ko mvukira mu muryango ukenye, kuki Imana yemeye ko mvuka ntafite amaso abona, kuki Imana yemeye ko mvuka mfite ubumuga. Umva nkubwire, wikwivovotera ubuzima urimo, wikwivovotera uko wavutse,
uko Imana yashimye kuvuka nuko, uko Imana yashimye kumeraho nuko. Ibyo nibyo bihesheje Imana icyubahiro. Tujya tubona abantu benshi cyane bafite ubumuga babayeho neza, uteretse cya kibazo cy'ubumuga, wenda ubumuga batejwe n'abantu, wenda ubumuga batejwe na Satani akabikora azi ko ubuzima burangiye, ariko Imana ikavuga ngo ntabwo iki ngiki ari cyo kizakwica, kakubwira ngo ahubwo iki ngiki kizakubeshaho. Imana ishimwe cyane. Ubumuga bwawe wibwivovotera, wikwibaza ngo mbese kubera iki ntameze nk'abariya. Icyo Imana yaguteganyirije kizakugeza mu isezerano. Imana ishimwe. Haleluya. Isezerano ry'Imana rizakugira ukomeye, rizaguhindura ukomeye. Twese iyo turebye Mose yarageragejwe bikomeye. Mose muzi uburyo ki byamugendekeye. Haleluya, haleluya. Ariko yarahindukiye aba umwami. Imana ishimwe cyane. Aba umuvugizi, aba umuntu uvugana n'Imana. Mose yavuganye n'Imana barebana. Mose yagiye avugana n'Imana ikamutuma ku Bisiraheli, kandi muri cya gihe nyina yaragiye kumutereka mu rufunzo. Ntabwo yari azi neza ko Mose azaba umwami w'Abisiraheli, ntabwo yari azi ko azaba umuvugizi wabo, ntabwo yari azi neza yuko Imana yajya imutumaho ngo Imana imuvugishe, Imana imugenderere. Imana ishimwe cyane. Mose yarindiwe aho umwanzi wari. Mose yagaburiwe n'umwanzi we. Mose yambitswe n'umwanzi we. Mose yabayeho mu buzima Farawo atarazi ko ari umwana w'umuheburayokazi. Iyo aza kubimenya byari gushoboka ko yagombaga kumuhiga paka mwishe. Yarerewe mu rugo rwe, arya ibiryo bye, yambara imyambaro y'abana be, arya ku mafaranga ye. Ibyo byose uwamuhigaga, uwashatse kumwica, niwe wamugaburiye. Byabaye nka Morodekayi na Hamani. Imana ishimwe cyane. Uriya mwanzi uguhiga, uriya mugome ukurwanya, uriya murozi utakwifuriza ibyiza, uriya wumva ko wapfa, uriya wumva ko ntacyo uzageraho, umva nkubwire, uzajya ibyo yavunikiye, uzajya ku byo yaruhiye. Azagutunga atabizi, kandi umugisha wawe azawubona umaze kugwira. Azamenya ko watabariwe iwe ari uko umaze kugwira. Imana ikugirire neza. Shuti mukunzi rero, ndagira ngo nkubwire ngo mu bihe bikugoye urimo, mu ntambara zikuruhije, mu bigeragezo uri gucamo, hagarara kigabo. Ntucogozwe n'ibigeragezo, ntucogozwe n'iminsi mibi, ntucogozwe n'ibiteye ubwoba uri kubona. Hari icyo Imana yagusigarije. Haleluya. Hari icyo Imana yagusigarije. Turi abantu bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, urugendo baciyemo, ubuzima banyuze mu rugendo rukomeye, ubuzima bubabaje, buteye agahinda. Ariko uyu munsi wa none, haleluya, bariyubatse, barakomeye, ndetse baranashibutse, imiryango irakomera. Bashibukira imbere y'abanzi babo, bashibukira imbere y'uwabahigaga, ndetse birangije baranabababarira, barangije barabanye neza mu mahoro. Ni nako rero uyu munsi wa none igihugu cyacu kimeze, umuryango nyarwanda umeze, abasenga Imana bameze. Tubaho mu buzima, ubuzima buhinduka. Ubuzima uri uyu munsi ntabwo ari buzaba ejo. Uyu munsi bimeze nabi, ariko ndakubwiye ngo ejo bizaba bimeze neza. Uyu munsi byanze, uyu munsi nta nzira, uyu munsi nta cyerekezo, uyu munsi urababaye, uyu munsi urihebye, ariko umva itangazo. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ubona urushye, nubwo ubona ubabaye, nubwo ubona byanze, hari icyo Imana yagusigarije, hari icyo Imana yemereye kubaho, cyatumye ivukira kwa runaka. Haleluya, haleluya. Kwari ukugira ngo umugambi w'Imana uzasohorere muri wowe. Ntabwo isezerano ry'Imana rijya riyoba, ntabwo ryava iwanjye ngo rijye iwawe. Icyo Imana yasezeranyije ngewe ubwanjye nicyo kizasohoraho. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo turebye Budodomu, twumvishe inkuru za Budodomu, twese dusoma Bibiliya. Budodomu yari umukene, Budodomu yari umuntu usuzuguritse, Budodomu yari umuntu
abantu batangagaho urugero bagera n'ubwo bavuga bati reka iriya sanduku y'isezerano y'umujyana kwa Budodomu imwicane n'abe bose, ubwo uzi yaramaze kwiramira ikamwica. Barangije barareba baravuga bati reka da, iyi sanduku yica abantu ntabwo yazi wanjye. Barareba baravuga bati muri iki gihugu harimo umutindi nyakujya, harimo umukene, ariko yari yaravuganye n'Imana. Baravuga bati nimwijyane kwa Budodomu, wenda niyica Budodomu n'abe bose nta gihugu kizahomba, ntacyo umuryango uzahomba. Ariko kwari gusunikira Budodomu mu isezerano. Budodomu nibwo yaragiye kwakira iyo masezerano yaramaranye imyaka myinshi. Budodomu kubw'uko yari yaravuganye n'Imana, yari afite amakuru, yarazi ko Imana izamugirira neza, yarazi ko azagera ku ubuzima bugahinduka. Imana ishimwe cyane. Ariko reka nkubwire, mu gihe babona ko birangiye, mu gihe babona ko byanze, mu gihe babona ko upfuye, nawe umaze kwiheba, wamaze gufata umwanzuro uvuga uti noneho birarangiye, niho Imana ibihagurutse. Imana yubukuye dosiye yawe, dosiye yawe Imana irayibutse, irayubukuye nshuti yanjye. Mugambi w'Imana isezerano ryayo gisohoreye ku buzima bwawe, icyo yakuvuzeho kirasohoye. Mu gihe nk'iki ngiki icyo Imana yakuvugambiriyeho ije kugisohoza. Mwumva Budodomu ukuntu byagenze. Budodomu isanduku yamaze kugera iwe mu rugo, ngo nuko abwira umugore ati reka tuve ku buriri twaryamagaho, twebwe turare hasi, tuve mu cyumba twaryamagaho, iyi sanduku tuyiterekeho. Imana ishimwe cyane. Twebwe turyame hasi, nidushaka turyame ku itaka, ariko isanduku y'isezerano tubashe kuyicumbikira mu rugo rwacu. Bana ba Budodomu abantu bari bazi ko arizo mayibobo ziba muri karitsiye, arizo za marine zibaho, aribo batagira umwambaro, aribo badakaraba, aribo batagira ibiryo. Bavuga bati bariya bapfuye nta gihombo. Ariko mva nkubwire, sanduku y'isezerano ageze kwa Budodomu, amateka ya Budodomu arahinduka. Bari bazi ko Budodomu agiye gupfa, Budodomu ahita ahindurirwa amateka, Budodomu ahita bumukire cyane. Bantu batangira kubazanya bati none se ko iriya sanduku yishe uza, none kuki ya Budodomu amateka ahindutse? Budodomu abaye umukire, Budodomu aragutse, abaye umuntu ukomeye, kandi twumvaga yuko ari ugiye gupfa. Budodomu abaye umwami. Imana ishimwe cyane. Babandi bari baramwanze, babandi batamusuhuzaga, bashaka inzira banyuramo kugira ngo bamugereho. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo aho wari gupfira niho ugiye gukirira. Bari bazi ko birangiye, niho ugiye gutabarirwa. Bari bazi ko byanze, niho igisubizo cyawe kiziye. Imana yacu ishimwe cyane. Nta jambo Imana yakuvuzeho rizahera. Bitinde bitebuke, icyo Imana yakuvuzeho kigiye gusohora. Ibi ngibi uzakire nk'ubuhanuzi. Imana yabanye na Budodomu, Imana yabanye na Mose kuva mu ivuka rye, haleluya, kugera mu ipfa rye. Imana yabanye na Mose tugera ku rwego Mose apfa, Imana akaba ari imwishingurira. Nta maboko y'umuntu yashinguye Mose, ni Imana yamwihambiye y'ubwayo. Imana ishimwe cyane. Reka nshuti z'umusaraba, abakunzi bazaza Yesu TV, turushaho gukunda Imana, turushaho gushaka Imana, turushaho kwegera Imana mu gihe nk'iki ngiki gikomeye. Benshi cyane baravuze ngo mbese ubu twasenga gute? Umva, nta hantu ho gusengera hadahari. Ahantu hose hari inshuti yanjye. Mu cyumba cyawe wasengeramo, mu nzu yawe wasengeramo, mu nzira ugenda wasengeramo. Ese ntago mwibuka ukuntu muri Covid twasengaga abavandi? Wiyibagije muri Covid insengero umunsi zirafunze, ariko umutima wawe ni urusengero. Muri Covid twambaraga agapfukamunwa, ukagenda mu nzira uri gusenga, nta muntu wamenyaga ko uri gusenga. Ugahura n'umuntu mu nzira wambaye agapfukamunwa urimo gusenga. Twakoze urugendo shuri rwo gusenga, haleluya, haleluya, dusengesha agapfukamunwa ku buryo nta muntu wamenyaga ibyo turimo. Imana iratwumva,
idukiriza igihugu, ikivanamo kovide. Na n'uyu munsi wa none nshuti z'umusaraba, muze twongere twiyungemo akabaraga, twongere duhamagara Imana, twongere dutabaze Yesu, yongere aza dufungurira insengero, yongere aza agira icyo akora. Nubwo abantu bari bamaze gukabya kuba benshi, Yesu yaje gushungura, Yesu yaraje. Haleluya, haleluya. Mwibuka ziriya nkuru za Gideyoni? Imana ishimwe. Ubwo Imana yamubwiraga ati dore ubwo abantu bakabije kuba benshi, bamanukane ku kagezi mbakugeragereze. Ukuri nako Yesu yaje kugerageza abo mu itorero. Yarabajyanye aramubwira ati abayoza amashyi, Imana ishimwe, bakanywesha amashyi ubashyira ukwabo, ngo abaje bagize ururimi nk'imbwa mu mazi nabo bashyira ukwabo. Iki cyari ikintu gikomeye twagereranya n'isengero z'uyu munsi wa none, twagereranya n'abashumba b'uyu munsi wa none, twagereranya n'itorero ry'uyu munsi wa none. Imana ishimwe cyane. Yesu yaje gushungura, Yesu yaje kureba umuntu usenga by'ukuri. Abantu benshi cyane narababaye bavandimwe, abo nari nzi bari abashumba, basigaye banywa mitsingi ku manywa, bakagenda bandika umunani mu nzira, barafataga agatuti, bakabwiriza ubutumwa bwiza, bakabwira abantu gukomera kw'Imana. Ariko uyu munsi ni abasinzi, uyu munsi babaye abasambanyi, binjiye ingo z'abapfakazi. Imana ishimwe cyane. Ariko umuntu wamenye Yesu by'ukuri, no mu gihe gikomeye ari kumukorera, ari kuvuga Kristo we, ari kumusenga ku manywa na nijoro. Nimureke dushakashake icyo umwami Imana ashaka, nimureke dukora ibyo Yesu yaduhamagariye, twe kwivanga, tutamera nka Efurayimu wivanze ngo akamera imvi z'urutarutaru. Nshuti bakunzi bazaza Yesu TV, nimureke tugumane umwimerere w'agakiza, mureke tugume uko twahamagawe. Niba abaheburayo kazi bataratinye itegeko ry'umwami, bataratinye kuvuga ngo aba bana nitubahotora, haleluya, nitutabahotora umwami aratanga itegeko twishwe mu cyimbo cyabo, barangiza bakamuhamiriza bakavuga ngo abaheburayo ni abanyembaraga, ngo babyara babyaza batarabageraho. Imana ishimwe cyane. Barangiza bakareka abo bahungu bakabaho. Mwaretse tugakorera Yesu by'ukuri, mureke tumukorere, kuko iki nicyo gihe Yesu arimo guhemba abakozi biwe. Abantu benshi cyane iby'agakiza babirambitse hasi, babivuyemo, ntibagikorera Imana. Ariko wowe ucyumva ijwi ry'Imana, wowe ugifite umwuka wera, wowe ugihamagarwa na Yesu, ongera ukanguke, uhaguruke, wegere Imana, nayo irakwegereye. Uyibwire gusange, Imana izakugirira neza. Amasezerano yagusezeranyije ntabwo azasohora, kubera yuko uri mu rusengero. Niba we mu nzu yahasohorera, mu nzira ugenda yahasohorera. Imana ishimwe cyane. Reka rero nongere ngukumbuze gusenga, nongere ngukumbuze gusoma ijambo, nongere ngukumbuze kubana n'Imana. Wicogora, wicika intege, komera. Iyaguhamagaye niyo kwizerwa, no kubisohoza izabisohoza. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nakwifuriza gusharinga iki kiganiro, ukimara kucyumva ugihereza inshuti zawe, ukore subscribe, kandi nukuri ukore kunzogera, ukore like, byose urabona inkunga ikomeye. Wandike komanteri kuri ubu butumwa bwiza ntambukije. Ukimara kubwumva bwose wihangane, ntubwumve igice, ubwumve bwose uburangize. Uzabona umugisha w'Imana. Uduhe na komanteri, utwandikire. Mwabonye ko muri iyi minsi ndi gushaka komanteri kugira ngo mumenye uwo muvugana uwo ari we by'ukuri. Mushumba mukeneye kumenya uwo ari we, ngewe ubahora imbere. Abanzi mukeneye kumenya uwo ndi we, n'abatanzi bakamenya uwo ndi we. Abatumirwa dushyiraho mujye muduha komanteri, nabo tumenya abari bo. Imana ishimwe cyane. Ntabwo dushaka ko umurimo w'Imana ubaha igitutsi, nk'uko Nehemiya yavuze ngo nimuhaguruke twubake. Mu bice byaho 2:17
haravuga ati ntimureba ko tumeze nabi. Aleluya. Nimuhaguruke twubake ubwami bw'Imana, nimuhaguruke. Yesu abaha umugisha. Ndabakunda. Ni inshuti yanyu Odette. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ciao ciao.